ubwo abo marume wanjye arambwira ati buretse nkubwire rero abazungu n'abatutsi abazungu n'abatutsi kubera iki nibagufata bazakwica kandi noneho nyirizina mweri twe dutuye nyakoraga boutique ahantu bitwaga kwa Gaturusu yatubwiraga ati mujye mukanda amazuru yanyu ngo mujye muyakanda ushobora kuyakanda rigafobagana njyaho bitaga kuseta haje neramwe bita Mugesera ahagarara imbere yanjye avuga ngo dore cyacyana kandi nyirizina ari aho nuye numva umuntu wenda ushobora kuba waracitse ku icumu ni njyewe wenda n'abahigwaga batarenze 10 acinja yarakuzirikaga akandoye niko bakita amaboko inyuma akakurega igituza akabaga ijosi nyirizina uyu muntu uje aha ni amahoro arambaze meze bite siriwa ndambwira ati nje mvuyeyo nabonye umwe bamwishe n'undi wa kabiri bamwishe ariko sinzi niba bose babishe buze rero ukuntu mbigenza nza Serafa arambwira ati Jean Paul none se umukecuru arambwira ati nakundi dusenge we azana ishapure azi gusoma ishapure ko narasengaga ari umukristo soma ishapure ariko icyo gihe etanaga barimesha cyane bari abantu barimesha cyane ku buryo bari addicted mu kwica mbese bo wagombaga kuba wapfa akaba ari bwo yumva ko we abayeho uri kucyumva icyo kintu ari abagabo ari irondo abagabo bose bo muri ako gace baduhagaze imbere abantu nk'ijana havamo umwe witwa Ruca mu makuba Jumapili aravuga ati ariko wenda ureba uyu mwana ntago neramwe bita Mugesera Mugesera neramwe yaje yambara ukoti rurerure cyane nakundaga mama wanjye na murumuna wanjye twakundaga kurarana twa mimu yangane agwa ashinze amavi numva ni isasu rivuze twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mukurikira YouTube channel yacu ya Ishuye TV ndetse nge nitwa Patrick nk'ibisanzwe ntangira nshimira abantu mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse nshishikariza n'abatarayikora kuyikora kugira ngo ibiganiro tugenda dukora amakuru tugenda tubagezaho ibyinshi tugenda dukora bijya bibageraho gatanu kuri gatanu cyangwa bijya bibageraho buri uko bikozwe. Uyu munsi rero turi ku munsi wa 12 ku itariki 12 tukaba tugiye kumara turabura iminsi 2 kugira ngo turangize icyumweru cyahariwe kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ariko by'umwihariko turacyari kugenda tuganira n'abantu bafite amateka bafite ibintu bahuriyemo nayo bafite ibintu byo kuganiriza abantu ubuhamya ku buryo n'abana bavutse nyuma yayo cyangwa n'abantu batari bari mu gihugu wenda batazi uko byagenze barushaho kugenda bamenya ayo makuru barushaho kugenda bamenya ibyabaye ndetse bakarushaho kugenda banamenya ubuzima bw'abantu nyuma yuko genocide ibaye nyuma yuko ubu turi ku mwaka wa 28 twibuka. Reka umwe mu bashyitsi dufite tumuhereze ikaze hanyuma sindi bumuvuga araza gutangira yivuga tugiye kuganira byinshi ni karibu. Akoze cyane
ndi Inyange Jean Paul. Navutse muri 80. Ndi umwenegihugu w'umunyarwanda n'umufaransa. Aho bita Métis. Urakoze kumpa ikaze. Umeze neza? Ndaho ni ukwihangana turaho ukurikije ibihe turimo ari byo nyirizina bitumye wenda amura namwe ni ukwigira twihangana tuniyubaka tunibuka. Wambaye neza. Nagushimira bikaba byiza ko no kuri roho naba ameze neza nabyo naba ntunganye. Uri muntu ki? Tubwiye ko wavutse muri 80 ariko wavutse mu uhe muryango? Ufite abavandimwe, uvuka wenyine? Ababyeyi muri kumwe? Mvuka ahitwa Huye. Icyo gihe hari ingoma icyarwa cy'Imana muri 80 tariki 15 z'ukwa karindwi. Mvuka ku muzungu w'umufaransa, mama ni umunyarwandakazi. Mfite abo tuvukana bagera ku 9. Nkaba uwo mbana nawe ubu ngubu umubyeyi wanjye w'umugabo we yagiye mu Bufaransa, yasubiye iwabo ko yaje nari mu kazi. Yego. Abo muvukana nabo muvukana ku babyeyi bombi? Abo tuvukana ku mubyeyi umwe, nisangije papa wanjye. Bose baracyahari? Barahari. Bose barahari. Uko bigaragara wavutse muri 80, muri 94 wari umuntu mukuru. Wari ufite imyaka ngira ngo hafi nka 14. Mbere yuko muri 94 hagera, ubuzima bwari bumeze buti? Ubwo ndavuga uko wakuze, uko wari umeze. Nyirizina wenda turi mu cyumweru cyo kwibuka n'ibiganiro mu kwezi kw'iminsi 100 tuzibukamo. Wenda ndagenekereza kuri urwo ruhande kuko nibyo bitumye mura nawe wenda nkicara ngaha. Amateka y'u Rwanda yansigiye impact nyafitemo. Mfite uburyo nagiye nyanyuramo. Urambaje ati mbere byari bimeze bite? Mbere mvuka ibya byose hari amahoro ariko adasesuye. Naravutse igihe gitoya njya muri Kongo ku muryango wacu niho wabaga. Niho bari baragiriye ubuhungiro. Bamwe babayo abandi babino ugomba kujya kubayo wenda niho uzashobora kubaho nk'uko ururiwe. Yego. Ariko ubwo wenda ayo mateka ndajyanye ahere muri icyo gihe muri Kongo kuko amateka ya jenoside yakorewe mu Rwanda yatangiye cyane, ntabwo yatangiye muri 94 gusa kuko muri 90 twari bamwe mu banyarwanda bazwi cyane muri Kongo. Igihe cyarageze muri 90 tuva mu mazu. Umva ko impact zatugezeho guhera tugeza 90 twavuye mu mazu. Icyo gihe ndumva twaramaze ibyumweru 2 ahitwa Saint Esprit, ni mu kigo cy'abapadiri. Bari abanyarwanda bagera kuri 100 gutyo, ndumva ari nka 600 gutyo, hagati ya 600 ndumva, kuko ishusho twari muri salle uko wabona dortoir y'abana niko byari bimeze, abana b'abanyeshuri. Aho mateka rero niho natangiye kumenya ko ashobora kuba wari abantu bagira bafite ikibazo cyangwa se bafitwe mu kibazo, kuko nabanaga na mama wanjye mukuru ageraho bamuca mu Rwanda. Bamuca mu Rwanda, bamuciye mu Rwanda bamwita icyitso kuko yakoraga ibintu by'ubucuruzi. Bamufatira ku mupaka, agira amahirwe arambuka. Yambutse
hajyaho baramushakisha ngo ni icyitso, ubwo nyine nibwo atongeye kugaruka mu Rwanda, nibwo natangiye kumenya nyirizina ko ibyo bibazo bihari, hari ibibazo runaka, ariko nyine ku bwana ntabwo wabitekerezaga, wumvaga ko ari ikibazo, ukumva babigana, ukumva mama yabonewe ntabwo akijya mu Rwanda ntacyo, cyangwa se twavuye ahantu twabaga heza mu nzu, twagiye mu bintu by'ubuhunzi, uko nako twatangiye kuba iki amateka akagenda gushengura n'iki. Mbo igihe kiragera rero ubwo nza mu Rwanda, naje mu Rwanda 92 gutyo hafi na gatatu. Naje mvuga ko nje kugira ngo njye kureba umubyeyi wanjye, kuko ambasade y'u Rwanda ari iri, noneho nagombaga kontakta n'umuntu wakoraga muri ambasade, n'amafamiye twabanaga muri Congo yabaga ino, arambwira ati uzaze, ndaza nyirizina ubwo za 90 ubwo mbageze ino. Nibwo noneho natangiye kubona impinduka, natangiye kubona impinduka, nkajya mbona ikintu bitaga imyigaragambyo. Imyigaragambyo niyo indiketa yagiye inyereka ko haba ikibazo, kuko ntabwo nigeze nyibonaho, uretse wenda muri 90 muri Congo twabonaga ingabo zivuye ino z'abakongomani zivuye kurwana ino, wenda bakabitubwira turi abana ati bariya ni abakongomani bavuye kurwana mu Rwanda, tukabyumva gutya, ariko nyirizina ntabwo nayo nakabona ahantu hari ikibazo cy'intambara cyangwa se ibindi bisa nkabyo. Ubwo nibwo imyigaragambyo nicyo kintu cya mbere cyanyeretse ko hashobora kuba habaho ikintu gisa nkaho nabifata nk'urugomo, nabifata nk'urugomo, kuko abantu umuntu yarapfaga, umuntu yarakomerekaga, umuntu yaraterwaga, umuntu yimwaga agaciro. Ubwo nanjye kwiyadapta ubuzima bw'ino ntabwo nari mbuzi, nari umwana uri teti, ntabwo nigeze mpura cyane n'abana bafite imico itandukanye wenda, kuko njye nigaga ahantu niganaga n'abana b'abazungu, ni mashuri y'abazungu, nanjye kubona umuco utandukanye nyirizina, ndavuga ni mbonye ibitari bisanzwe. Nibwo rero nangiye kubona n'imico itandukanye, nkajya mbona umuntu umupapa binjiwe baramukubita, ukabona nta gaciro afite. Ubwo ariko kubera ubwana ntago nari nakamenya ati hari utiga kubera uwo ari we, hari udahaha kubera uwo ari we, hari utabona akazi kubera uwo ari we, n'ibindi bisa nkabyo, cyangwa se gushimuta. Icyo gihe rero warumbajije uti mbere ya jenoside ya 94 byari byitwaye gute? Ibyo nibyo nakubwira wenda nyirizina mu gihe cya 94. Ubwo naho nta kintu nkubwiraho, kuko niho nabonye indi si, ngira ngo wenda siko isi ibayeho, ngira ngo wenda ashobora kuba ari urupfu umuntu ashobora kuba yagiyemo akisanta mu yindi si. Jenoside ibaho wari uri mu Rwanda? Si jenoside ibaho nari mu Rwanda. Wari warahuye n'umubyeyi muri kumwe? Nari narahuye n'umubyeyi wanjye w'umunyarwandakazi, niwe twabanaga, nabaga ari Nyamirambo kuri 40. Naratangiye kwiga, nigaga Gasunzu, natangiye kwiyadapta ubuzima bw'ino, ubwo maze 1 année 2 ans ibintu nk'ibyo. Nangiye kumenyera umuco nyarwanda, kuna abana banyomba ururimi wenda naruvugaga mu rugo, twararuvugaga, ariko nangiye kumenya abana babana bate, characters. Nari ndyamye ngiye kumva, numva nicura, numva amasasu menshi cyane. Wari uyazi biteye ubwoba, cyangwa wagize ngo ni ibindi bintu? Ntago nari nyazi, numvise amasasu, ariko menya ko ari amasasu. Numva ko ari amasasu, kuko mpita nibuka ko mama wanjye mukuru yigeze kutubwira ngo ari ino muri 90
byabayeho ubwo ndabyumva ndiheba muri make narihebye kuko numvise amasasu ntitwasohoka uwo munsi na activite zabayeho activite zo mu rugo ndabara kubyuka bakatunganya urugo bakajya mu kikoni ntago byabayeho amasasu yaravuze cyane nkajya numva mu ndarandya nkumva ubwoba nkumva ndatitiye nkumva ndibuze nkabura uwo nagira ntago nari imenyereye nino cyane nari nibwo nanyitangira kumva ndi kwiyadapta mu mico ndabibura mu bwenge bwanjye kuko n'ubundi numvaga ko ari ikintu gisa nkaho cy'umwijima kuri njyewe wenda ntago ndajya mu bihe nyirizina byo kuba njyewe nahura n'ikibazo ariko aho ngaho narumvise ati nshobora kuba hari ikintu kibaye nk'umwana ukumva ati no saba pa hari ikintu kibaye. Abantu bo mu rugo bo bari kuvuga ngo iki muri uwo munsi? Abantu bo mu rugo ndumva ndi umwana ibyo byose ntago fokasinga ku byo bavugaga cyane ariko ikigaragara ni uko nabo ndumva imitima yari itaragira yari itari mu gitereko uko nabyita kuko ntago byari bisanzwe. Ubwo icyo gihe amasasu yaravuze niki cyakurikiyeho? Mwarasohotse muriruka mwasubiye mu nzu murafunga? Amasasu yaravuze nguma mu nzu kuko nge nararanaga na murumuna wanjye mu cyumba kimwe ndumva natarafunguye n'idirisha kuko nkurikije ukuntu ndi kubyiyumvamo nabaye nk'aho hari abasirikare bari hanze bari kurasa bashobora kundasa. Niyo tanari ndimo no ubwo ni ikintu nguhaye wenda kiri hafi gituma wakira igitekerezo cyanjye cyangwa igihe nari ndimo. Icyo cyumba waje kugisohokamo gute? Icyo cyumba naje kugisohokamo kuko ubuzima bwarakomeje bukomeza ariko ari ubuzima bw'ikibazo kuko nyirizina ikibazo cyangwa se amateka n'aba narahuye nayo muri 1994 byari kuri tariki njyewe 26 nubwo nari uri umwana ariko hari abantu bajya bagira banganiriza cyane bakambwira ati burya yari atariki ubwo ubwo ndavuga muri icyo gihe wari wifungiranye mu cyumba waje gusohokamo gute? Bagusohoyemo muhitamo no icyo gihe nago ababyeyi imitima nta mitima bari bafite yo kumva ko araza ngo akugate aguteteshe nk'uko wenda bisanzwe. Yagomba kuzenda agafungura icyumba akakura akabona murimo agaceceka nta kintu agomba kubarenzaho ariko igihe cyarageze imiryango barafungura ndumva aribwo wenda nihashashiza akanya byanyuma saa sita kuko habayeho kumetriza kuko ayo masasu no kuvuga ati what is going on, hakorwa iki cyangwa se turaguma mu nzu turunguruke hanze turebe turi mu nzu ese twenyine cyangwa se iki. Ibyo byose imiryango yageze irafungurwa kuko twarasohotse imiryango yageze irafungurwa turasohoka hanze. Musanga byanyenze gute? Musohotse hanze mwasanze dusohotse hanze nta kintu kiri special uretse kuba wenda uwo munsi ntago nasohotse kuri kuko ngenewe kuri 40 ntago nasohotse exactly kuri kaburimbo kuko nari umwana kandi ntago byagombaga n'umutima ntago twavuyeho mu mutima twagumye mu nzu nyine. Ubwo niba hari ukundi kuntu bari ababyeyi baba biteguye bareba ati se biragenda bite urumva ibintu nk'ibyo ariko nkanjye icyo gihe ndumva idea mfite idea yo guhera amateka yanjye nyirizina aho naba muriye na jenoside ya 1994
yakugizeho impact ryari? Wenda nibyo nagira ngo nkuganireho nyirizina, kuko wenda ibyo nari kuganiriraho mbere yaho ntabwo byibuka neza. No, ndabizi cyane. Ndabizi cyane kuko nta muntu ujya wibagirwa. Nta muntu ujya wibagirwa, ashobora kukubeshya ko yibagiwe kubera inyungu ze cyangwa se amarangamutima cyangwa icyo adashaka kugira ngo kigire impact ndi kukomeretsa, cyangwa se hari n'uwibagirwe mu rwego rwo gupfobya n'icyo, ariko mu by'ukuri nta muntu ujya wibagirwa jamais. Nyine ubwo ngenda ndashaka kugira ngo menye impamvu, nagira ngo abantu bamenye aho byatangiriye ku rugo iwanyu kugira ngo bagere naho weho byakubereyeho. Icyo gihe warasohotse hanze, nshaka kumenya mwahise muhunga mugira aho muhungira cyangwa mwagumye mu rugo kugeza babagezeho? Twagumye mu rugo. Twagumye mu rugo, ariko tukaba dufite urundi rugo tubana muri urwo rugo rwacu. Urwo rugo rutuye kuri kaburimbo, hagakurikiraho urwacu. Abo kuri kaburimbo bimukiye iwacu, bigira inyuma ho gato, bavuga ati wenda twimukire nyuma baraza kutureba batubure, urumva wenda hano bahinjira bitinze cyangwa se twamenya amakuru. Urwo rugo rukaba ari urugo twabanaga no muri Kongo, akaba ari narwo rugo naje nyiraho akaba yarakoraga muri ambasade ya France, akaba ariho nari naje njyewe ubundi nje kugira ngo nzagire ukuntu na rojeninga umubyeyi wanjye. Ubwo urwo rugo nibwo rero twagize, kuko uravuga turasohoka ukagashaka abaturanyi cyangwa se n'abaturanyi mukabiganira, dukora iki, turagenda se, turanyura he se, ahubwo se turava, ahubwo se turabaho, urumva. Ubwo nibwo rero ubuzima nabayemo kugeza ngiriye amateka aho igihe kigera nyirizina njyaho bitaga ku Seta. Icyo gihe bahitaga Iseta. Mwagiyeyo mwese? Ano mwagiyeyo mwese umuryango wose? Ntabwo twagiyeyo twese umuryango wose. Nagiyeyo njyewe, twari abantu, iyo Seta ni isibo. Isibo icyo gihe bahitaga ngo ni Iseta, abandi bakayita isibo. Isibo wari umurongo mwajyagaho mutegereje kugira ngo mubure amagara, tegereje kugira ngo muraswe mupfe. Ubwo kugira ngo ngire murire nini, kuko nge abo bantu baje kutwica ni interahamwe zo mu Biryogo. Interahamwe zari zifite amazina akomeye, zari interahamwe z'ibihangange hariya. Ababazi barabazi, wenda bazi bose, witwaga ba Mugesera, witwaga Karimu Machine, witwaga Yadina. Nk'uwo witwa Yadina we turaturanye, amazu ararebana. Urumva ko niyo wari charge ni enfer. Ubwo narasohotse, kuko naho hantu hari mu kigo cyangwa se nahita, kuko n'abantu interahamwe n'abantu sinzi iryo zina byonyine rirasobanutse, nubwo wenda ari izina numva ko ryari rikwiye gucibwa cyangwa se ritagiye ubudahangarwa mu magambo nyarwanda. Ni abantu babaga bari ini mu buryo wenda buri bw'amateka mabi, cyangwa se mu buryo bw'inkoramaraso nyirizina. Baraje rero, ubwo ngiye kugira ngo mpure nabo, ninje muri urwo rugo rw'abaturanyi, niho nabaga, babaga iwacu. Ninjiragamo ubwo tariki 7 kugera tariki 26 babaga iwacu. Ninjiragamo, twabanye igihe cyose na za Kongo n'iki, niho najyaga kureba televiziyo, niho nabaga ndi kumwe mukecuru twumva radio cyangwa se banyisangaho. Ninjiragayo, ubwo ninjirayo kuri izo tariki 7. Hari hakiri ku itariki 7? No, kuri 26 ninjirayo.
ninjira mu gipangu ubwo separation y'igipangu cyacu twari twaraciyemo icyuho ko babaga mu rugo. ninjiyeyo mbona nk'ubusanzwe mbona umukozi ari guteka icyayi, ari kuyengurura icyayi. Mbona haje interahamwe bita Mugesera. Mugesera interahamwe yaje yambara ukoti rurerure cyane, ahagarara imbere yanjye avuga ngo dore cya cyana. Siniko interahamwe zanyitaga cya cyana kuko bari abantu nibo bari abantu bakaze cyane. Izo interahamwe zari zikaze cyane mu Biryogo, cyari igikundi cy'interahamwe bari batandatu. Kandi nyirizina hariya aho nuye ndumva umuntu wenda ushobora kuba waracitse ku icumu ni njyewe, wenda n'abahigwaga batarenze 10 cyangwa 8. Hariya muri ka gace ubona hariya Rwamara mu Biryogo hari ureba. Ahantu twajyaga barahamenyaga kuko twari ahantu mu kazingiro k'abantu bamwe aho ngaho mu Biryogo, kandi urwo rugo ntago wenda rwo nyirizina bari Abatutsi ko nabivuga, abandi kuko nyirizina baracyahari cyangwa se bari banahari n'icyo gihe cyose. Ingoro twajyagamo ari n'ingo zindi z'abaturanyi twajyagamo tukajyanirana twese, bakabimenya ariko igihe bagira ati naho n'ubundi bazajya baraha ngaha turi kubareba. Ariko igihe cyarageze kuri iyo tariki nibwo baje. Nibwo baje kuri iyo tariki ya 26. Ariko icyo gihe akubona yarakuretse uragenda nta kibazo. Ashwi kuko icyari kimuzanye ni ukutumara. Nanjye ubwanjye kwa ko nari maze kwigishwa bihagije, nari nzi ko ngomba igihe nzahura nabo nazagaruka kuko mfite umunko wanjye bari abantu bagera ku 8 cyangwa se 7. Ari igikundi cy'Abanyabutare babaga muri iyo quartier nabo bahiganwa n'iki n'abo bagabo bandi b'interahamwe. Interahamwe zivuga ati tuzabahiga uko yemeze kose, abandi nabati muzadufata ariko tuzajya twihisha. Cyangwa se kubera Imana nimuzanadufata. Ubwo abo marume wanjye arambwira ati buretse nkubwire rero Abazungu n'Abatutsi. Abo bonkre banjye bambwira ati uri riska, kandi noneho by'akarusho ari ibihembwo runaka. Kandi koko nkaba narayibonye, none nkajya mubaza ko ati sendiketa niya kambwa ati usibareba izuru paparama kuko kandi koko nkaba narabyumvise. Nari mfite umusore bitaga Manuel twe dutuye yakoraga boutique ahantu bitwaga kwa Gaturusu. Yatubwiraga ati mujye mukanda amazuru yanyu ngo mujye muyakanda, ushobora kuyakanda rigafobagana cyangwa se ukajya uri kurura rikagukoresha ariko iyo babonye ngo ubwo ari amateka urumva kuko nakenshi ngo hari abarebaga izuru, hari abareba batagetinza tori ubwoko runaka barakuzi ne cyangwa ikirumva like that. Ubwo ngubwo uwo marume wanjye bari bafite abantu babakingira ikibaba. Hari umugabo witwaga Lavi, yari umujepe, icyo gihe bamanura mu bajandarume. Bamanuye mu bajandarume baje kubarindaga abakonseye. Lavi akaba ari umunyabutare,
bamumanuye ari warindaga konseye icyo gihe n'uwitwaga muri Karekezi Lavi arabwira ati rero mbabwire muri bene wacu yari umujepe muri bene wacu ariko ubwo njye nzajya mbabwira uko bigiye kugenda mwebwe mu ya groupe bari batuye urona ni hariya munsi ya 40 hari ataraba neza kuri yakira akantu k'agashyamba batuye bikwensheje ahantu mu gashyamba hano mu nzu y'undi mugenzi wabo bakundaga kubana we ubwo rero nibo batubwiye bamenyaga amabanga aturutse hehe aturutse hejuru bakatumenyesha ariko igihe kiragera interahamwe ziraza ubwo nyirizina kuri iyo tariki 26 niho twari tugeze ninjiye nangeze murana Mugesera ninjiye muri urwo rugo rw'abaturanyi nk'ibisanzwe murana Mugesera arahagarara cyane agatuye umugabo byarangiye atambwira ngo nusubire inyuma ndeba hirya hari umukozi waho hari mu kibuga hanze mu gikari kuko nyine icyo cyuho cyo guhitamo cyari mu gikari amarembo ari hanze kuri kaburimbo basi ndi njyenyine ubwo njya mu nzu batwinjiza mu nzu batwinjije mu nzu baradufunga adufungirana mu nzu yakwinjije mu nzu irimo n'abandi bamwe bari bagumye hari abandi igice bari mu rugo nyirinzu nawe yari ari mu rugo yabaga mu cyumba cyanjye wari kumwe n'abantu bangahe mu rugo muri iyo nzu nari ndi kumwe na Kanto nari ndi kumwe na Vrigile nari ndi kumwe n'umukecuru nyirizina ubabyara mama wabo nari ndi kumwe na Nasoro narindi nanjye bari batandatu ubwo badushyira mu cyumba badushize mu cyumba buri icyumba kimwe kigenda kijyamo babiri batadufungirana muri iyo nzu bamfungirana njyewe ndi kumwe n'umukecuru nyina wabo bagabo n'uwo mudamu nyiri urwo rugo badufungirana mu nzu tumaramo igihe cy'iminota irenga nka 20 cyangwa 30 cyangwa se ijya no kuri 40 cyari igihe cya 3 saa 4 we icyo gihe nta bwenge umuntu aba afite kuko iyo bamaze kugufata umera nkaho ntago wabacika kuko ni byari ibigabo by'ibisore birebire by'ibituza byariye byakoze imyitozo kuko none nyirizina nge nari mbazi twari duturanye ntago wabacika babaga bagufashe ubwo badufungiranye mu nzu umukecuru ndi kumwe umukecuru n'abandi bari mu cyumba ari babiri umukecuru arambwira ati nta kundi dusenge we azana ishapure nzi gusoma ishapure ko narasengaga ari umukristo dusoma ishapure ariko icyo gihe umuntu aba arimo amaguru aba yabaye nk'amazi sinzi niba ujya wumva ikinya ntabwo uhagarara uhagaze wagwa we uba ufite ubwoba bw'ikirenga burimo kwiheba kuko uba uzi ko n'ubundi ntabwo barakurekura kuko uba ubizi njye nari mbizi cyane kuko ni ibintu twari twarabwiwe kuko naho twicaraga twabiganiragaho hari igihe twicaraga en groupe kuri abariya bose bigendeye we uretse wenda njyenyine n'injye wasigaye muri bo agiye twicaraga akavuga ati ubona muwaye kwirukanka yiruke ubona uburyo yirukanka ko nta bindi bishoboka ubwo tuba tugiye mu nzu badufungiranyemo baragiye basubiye nabo ni abaturanyi basubiye barabiganiriyeho baraje baradusohoye nta kintu mwavuganaga bari mesha cyane bari abantu
barimesha cyane ku buryo bari addicted mu kwica. Mbese bo bagombaga kuba wapfa akaba ari bwo yumva ko we abayeho. Uri kucyumva icyo kintu? We badusohora hanze, tuhagarara hanze ku isibo. Hasohotse umwe, babiri, batatu, bane. Ubwo icyo gihe igihe cy'ubwoba kigero kikavamo, we ukavuga ati ndapfa, ugatangira kugira iki? Ugatangira kugira amahane. Ugira amahane ukiyaka. Iyo umazeho akanya gatoya ibinya bigagushiramo, urumva ukakira urupfu, ugira amahane yo kwiyaka no kumva ko hari uko wakwirwanaho. Ubwo baradusohoye, tugiye hanze, duhagaze ku marembo. Kabi gasekwa nk'akeza, ariko abagabo baraza, abagabo duturanye bari ku irondo, bari baduhagaze imbere. Ari abagabo, ari irondo, abagabo bose bo muri ako gace baduhagaze imbere, abantu nk'ijana. Havamo umwe witwa Rucamumakuba Jumapili, aravuga ati ariko wenda ureba uyu mwana ntago Jumapili bamushubijeho ko yabaye impanuka abivuga, bamusubizaho nabi ku buryo yagombaga no kubanza. Ahita asubirayo, ahita asa nk'usubiyeho mu rondo, kuko bari batuzi n'ubundi yararutaye. Bari batuzi, bari baranyise izina, baraduhigaga, anytime bazadufata cyangwa se bazi n'aho tuba. Nazi n'aho tuba kuko twamenyaga amakuru, bo bari bayazi kuko nibo bari abayobozi. Duhagarara ku marembo nyine, ubwo biba birarangiye tugiye ku isibo. Ariko icyo gihe urupfu narwakiriye. We ikintu natekerezaga mu mutwe wanjye ntago nari nyibabariye, kuko nari nyibonye ko ntago nyibacitse, kuko twamaze mu nzu nibaturekuye, tugezeho tujya hanze, sinyibacitse n'ubundi. Njye natekereza kwirukanka, ko twese nako twabitekerezaga. Ndaza kubwira impamvu. Naho ati ntago nyibacitse aba bagabo, nangira kugira roho yo kureba ahubwo abo nsize. Nakundaga mama wanjye na murumuna wanjye, twakundaga kurarana kwa Mimu. Yangane ka yangane, ibi bigeraho bigahinduka. Bibaho. We nkajya ntekereza, ngatekereza muri murangi kuri njye kumusiga, umva nabyumva. Ahantu naravuye, nibwo nenyegera mu Rwanda. Ntago nakamenyera, uriya murangi niwe twakinaga, nanjya kumugirira impuhwe we, njye nkumva ko ibyanjye byarangiye. Sinanabitekerezaga, sinanabyibukaga. Ubwo barasa umuntu wa mbere,
bahereye kuri Nasoro. Hano bahereye kuri mukecuru twamwitaga Tate. Agwa ashinze amavi. Numva ni isasu rivuze. Numva ni isasu rivuze. Yarakupfukamye. Yangana. Mbona yapfukamye. Umuntu wari uri iruhande Kanto nawe yari umwe mu baturanyi, ariko twari twariregurutse ahantu hamwe kuko nitwe twenyine twasaga nk'aba muri iyo quartier muri ibyo biryogo. Kanto ahita yirukanka agana hirya, noneho bo kwa ko biyaminiyaga bumvaga ko barasa duhagaze nyine nta naho twajya. Abantu bose bari bahagaze hari imbere yacu batureba. Kanto arirukanye badestabilize. Umwe ashaka kumwirukanka, bari nk'abantu batandatu. Umwe ashaka kumwirukanka, abandi baramurangarira. Undi yari amaze kurasa mukecuru, undi arashe Nasoro, hasigaye Vrigile. Undi yirukanse basa, undi ahita amwirukanka uko kamwirukanka. Undi umva ari na Karima amwirukanseho. Niba nigira neza kuko niba nibuka neza, numva ari Karima amwirukanseho. Nari neganye n'umuryango. Neneganye n'umuryango. Usohoka mu rugo. Usohoka mu nzu nyine aho ku isibo twari turi aho bitaga ku seta. Kuko umwe yagombaga kurasa ateganye nawe. Bakirangaye ntago nakubwira ngo nagiye gute, cyo nzi cyo narirutse. Narirutse nari umwana mutoya cyane w'imyaka 14 yo muri 80 14. Nari umwana ufite umubiri ukomeye. Narirukanse umuryango wari uteganye na koridoro. Mbonye rukanse nanjye ndirukanka, ntago nakubwira ati ni ububasha bwanjye cyangwa n'ubwenge runaka nakoresheje cyangwa ni automatiquement kuba twabiganiyeho cyangwa kuba nabonye uriya yirukanse. Gusa nabonye icyo cyuho, ni Imana yabikoze. Uriruka? Ndirukanka ku buryo nese nsimbuka ahantu hanini cyane. Nje n'ubu ngubu harahari njya mabona nkabona asanga metero 2. Hari ku mukingo? None urupangu noneho rugi wacu muri zina kuko nirukanse njya mu rugo. Mpita nsimbuka sinanyura n'ahandi, mpita nsimbuka n'urupangu rwari harimo imiyenzi. N'iki kindi imihati inyuma hubakishijwe amabati, niko icyo gihe bubakaga uko gashyiraho inyuma amabati. Ndasimbuka amabati, imihati, ubwo urumva imihati ibiri hejuru cyane nyinyuramo. Mbangeze mu rugo, ariko sinahita njya mu rugo directement kuko nari nzi ko ko bareta bakomereza, bareta bahaza kuko nabandi nibo bose bari. Njya ku musogokuru wari utuye aho ngaho. Njya munsi y'igitanda cye. Numva bararashe nanone muri urwo rugo. Kuko barasaga ukumva ikintu kimeze nk'ikibati. Ariko iyo wabaga witeguye gupfa igihe cyose wahitaga wumva, ntabwo wumvaga rwa rusaka, ahubwo wumvaga roho yawe ise yakira cya kintu wabaga ahora witeguye. Mva munsi y'igitanda. Ni nabwo nagiye ahantu hanini muri icyo gihe. Mva munsi y'igitanda ngenda kwa musaza w'uwo mudamu, kuko bari abantu twari tuziranye cyane, twari twarabanye n'iyo ngiyo mahanga. Mbona ariho bishoboka najye
kuko abandi bose ba muri iyo quartier ntago nari mbazi muri ako gace. wari utaramenya abantu benshi. Nari naramenya abo bantu, nta nubwo numvaga najya kandi numvaga n'umuntu wari wese uzageraho azanyica ko niko nari entraîné. We niko nari entraîné. Ko ngomba kwirwana, ko nzirukanka, ko ninsoka nzapfa, ko n'iki nzagira. We njya hitwa kwa Serafe mageze Serafa mbonye nawe arikanga aho se Jean Paul kuje hano. Ubwo ngende umwana ndi kugenda nk'igitambambuga ntago nzi ibyo ari byo. Serafa ari kuvuga ati uyu muntu uje aha ni amahoro. Arambaze meze bite siri wanda ambwira ati nje mvuyeyo nabonye umwe bamwishe n'undi wa kabiri bamwishe. Ariko sinzi niba bose babishe. Muze rero ukuntu mbigenza nza. Serafa arambwira ati Jean Paul none se hano ho naho urapfa wenda ko natwe turapfa. Serafa arambwira ngo subira mu rugo. We nyine nta kindi nakoze nasubiye mu rugo. Kandi ubizi ko havuye bari kuguhiga. Nasubiye mu rugo. Ubwo ni mu Nyakabanda urona dialogue ni mu bice bya dialogue. Nagarutse gutya dialogue ndagira nambuka iriya kaburimbo ngira amahirwe ni abantu babaga mu muhanda habaga hari intumbi z'abantu habaga hari ibibariyeri by'ibimeza habaga hari ibibariyeri by'ibimeza. Ubwo nyine mbura aho njya nyirizina mbura ahantu njya ndamanuka noneho nkajya nigendera n'ubundi nkavuga ati numvaga roho yakiriye ko nshobora kuba nabayeho ariko bitari ibya kimuntu kuko numvaga ko eske byabaye koko cyangwa araza kuba nibi cyangwa nibirabo. Ndamanuka ku buryo nageze muri quartier nsanga inzu bamaze no kuyisenya. En même temps barayisenye cyangwa barayitwitse? No, barayisenye exactly, barayisenye barayibomora kuramo ibintu birimo amafrigo n'iki. Izo ntera hamwe nk'uruzo zari ntago zari zikeneye amafrigo n'ibintu by'amateleviseri kuko nibo bari ntera hamwe nkuru mu Biryogo. Bari bafite amamodoka bagendaga mu mamodoka bamaraga gukora amasakre gutyo kuko bakoraga amasakre ahantu bazi bateguye n'iki bo ntago bahagaraga mu muhanda. Intera hamwe ntoya zo muri quartier witwa Natori niwe navuga ko wari usigaye uhagarariye abandi kuko nge nageze niba uzi umanutse kuri 40 Kagari hariya ku Korosi nge nyitagetinga nasanze ariho ibintu byose biri amafrigo amateleviziyo ibiki byose kandi ubibona ko ari iby'iwanyu. Ariko ndavuga ati ntago nderekeze mu rugo tu mu rugo ndaza kwerekezaho namenye ko batahageze cyangwa se barahari se kuko bagezeho koko barahajya bageze barahajya bahita mu rugo bahita batana. Ubwo sinite no kubaza mama we yasajye ikintu nzi cyo nuko uwitwa Makorata we yanyuze mu rembo ry'inyuma iwacu nanone ararenga none ajya mu rundi rugo rwo rukurikiyeho umva ko we mu rugo naho bahatatse agiye mu rugo rukurikiyeho bahita batakana none barakurikira bajya muri urwo rugo barahakurikira ku buryo bamusanze ahantu ariko nta makuru mfite kuko ntago nari mari. Arambwira ati bamusanze ari inyuma yari yishe inyuma y'umufuko w'amakara mu kikoni. Exactly no bamusanze. Ubwo ngenda manuka muri quartier
mpura na za nterahamwe zindi ntoya zidafite imbunda zo muri quartier z'abasawuzi nyine iki n'iki. Kuko zo ntago zari zifite imbunda kandi njye hariya mu mujyi ntago nigeze mbona njyewe umupanga. Ntago nigeze mbona babicisha umupanga. Ku njye nabonye imbunda bito zigana. Kabunda gatoya cyane. Niko nabonye kuko niko kamba mu bwenge. Ntago bakoreshaga biriya by'ubuhiri. Oya ntabyo nzi. Gusa umwe nzi bitaga Ndagije. Ndagije yari yariswe Cinja niwe bari baritire ngo ni umukuru w'iseta. Sinzi niba ujya ubona iriya nzu iri kuri 40 ya Gasamagera iri ishushanyijeho Mitsingi. Hariya niho yajyaga kubagira abantu yakoreshaga icyuma kuko we amateka ndayazi. We namwiboneye n'amaso yanjye. Amwiboneye kuko we abo baonkle bakundaga kumuganiraho kuko we yakundaga kuza kubataka cyane afite icyuma kuko we niko yakoraga. Avuga ati Cinja yaje asanga badahari cyo urumva amateka yo narayumvaga cyane. Cinja yarakuzirikaga akandoye niko bakita amaboko inyuma akakurega igituza akabaga ijosi nyirizina. Icyo cyo narakibonye. Nakibonye rimwe agiye kubikora ariko mpita ngenda sinabona uko yabikoze ariko nza kumva ko yabikoze. Uretse ko yari asanzwe anabikora niko yabigenzaga we. Ubwo ndamanuka narindi kukubwira ukuntu namanutse. Nyimanuka sanga hepfo ruguru ku kagari hari ibintu bipakiye. Abantu bashize mu muhanda kuko icyo gihe abantu bahitaga bashyira mu muhanda ubifitemo inyungu n'utayifitemo inyungu. Kuko hari abasahuraga bafitemo inyungu atafitemo inyungu agahita agira iki akavuga ati n'ubundi ibintu kuko nabo baravizaga kuko ntago njyewe numva ukuntu abantu bari bahagaze ari abantu benshi cyane hakabura abantu nk'ijana akabura nibavuze cyangwa se batere n'amabuye nge narindire ko bakora igikorwa ndakibura. Nyimanuka baranamamagara ngwino. Naho bagiye nabuze inzu ngatiramo ndabanza ari mu nzu ariko mu muhanda ngagenda nikinga ngenda ku ruhande ahita amamagara anaturamo amaganga ngwino ku buryo yanyikoreje igazi. Umva ari igazi niyo nashize mu mutwe sinzi niba ari ikindi kitari cyako ni igazi. Baranankoresha we barabimanukana tuhita tubidepoze we ni imbere yaho ngaho nabo ni abaturanyi ni munsi gato. Ubwo mba akanyuzo ntago kandi mu maso kuko yo nta action agize yagize yamennye roho. Akanyuzo ndumva naragiye ibya byose mu rugo. Naratashye ariko nkomeza mbaho nibaza nzabaho. Icyo gihe bakwikoreza ikazi yamugiye nta barakuretse uragenda cyangwa warabacitse? Kareka yari amaze kwibonera ibyabona. Amaze kwibona ibyabona na massacre zabaye yari ameze nkaho yagize yabaye nawe nk'igicucu. Hari ibyo atakiri kwitaho kuko n'icyamwishe nuko yari afite grenade mu ntoki arayirekura. Niko yari amaze kuba we ni narwo rupfu rwamwishe Anatori. Icyo gihe yarakuretse uragenda? Ntago twari benshi. Twari benshi nta nubwo anyitayeho rwose. Gusa namarutse arambwa wesha yabuze abantu bamwikorerera. Ikintu yavizaga wenda iyo tugerayo akanabitekerezaho yari kubikora. Ubwo tudepoje ibintu byiwe ndumva naranyereye ko naye maze kuba uwundi numvaga naye maze kuwundi kuko
n'igihe cyose nari naravuze ni ko uzaza uwo ari we wese nzirukanka kuko n'uwo Karimu njye nigeze kumubonana nyuma yaho anyuze imbere wo mu rugo sohotse ku irembo kuko njye ntago najyaga wenda ngo kuvoma amazi yarabuze tuvoma hariya mu gishanga ntago najyaga kuvoma hari abantu bajyaga kuri 40 hari ibipori kibazanaga hari amadeya tuyazanaga ibipori cyari Kanani yahabaga mayibobo ariko izo mayibobo nazo zari interahamwe ko zakoraga masakre zari stilo kuzigaburira n'iki barazaga bagashyira hariya ariko bikarya ba nyirabyo urumva ko abantu benshi bajya kurya ariko njyewe icyo gihe twari dushonje ibiryo byari byarashize ntabwo twaryaga hahandi mwashoboraga kuba warya n'ipapayi mbisi nicyo gihe njyewe namaraga n'iminsi ngahe icyo gihe twebwe byahise biba sispo urugo rwose rwabaye suspect ku buryo ntago yari mu ndiri urumva ko yari mu ndiri ngo yizingemo ba bantu handi bihishe icyo gihe wongeye guhura n'umuryango wawe ryari icyo gihe twarahuye le même jour kuko naraye mu rugo naraye mu rugo umaze kunyerera ugejeje ibintu hahandi wese ujya mu rugo nahise ngenda kuko ni muri quartier nahise ngenda uwo mugabo ntabwo yanyitayeho banza yari yataye ubwenge cyangwa se arigize cyangwa se ari Imana ashatse kundeka cyangwa se areba ibyiwe n'iki njyewe ubwo ndagenda bari abantu benshi cyane yikoreje abantu benshi bafite ibintu no kugabana n'ibike bandagiye mpita njya mu rugo exactement ntago nabitekerejeho cyane nyuma nibwo naje kubona ko ari n'uwicukuriraga umwobo agiye kujyamo urumva ko kuba wakwikoreza wari unarucitse urumva ukanajya n'amahirwe rikarenga washimiraga rurema njya mu rugo le même jour njya mu rugo iwacu niho nabaye ariko bitamba ikihebe gute kuko ntago nongeye kugira hari aho twajyaga wenda twumva ko ari aho turi nko muri izo ngo ntago zari zigihari twari dusigaranye ya nguni imwe ariho mu rugo abyumva donc in time uwazo ari wese birarangira andi mateka nakubwira muri icyo gihe nuko inzara ntago nayumvise kuko n'ubundi ntago nariye ni igihe umuntu ashobora kuba yamara iminsi natarya birashoboka ngenda yizi ko namaze iminsi ine narya icyo gihe usubira mu rugo byagenze nta mutima mfite muriruka cyangwa naho guhunga urahungira he ko still yari uko nagombaga kugenda ntago mwagarutse ntago bagarutse kubahiga mu rugo mu rugo bariya urugo twabagamo ni igikari kinini abagabo baho ngaho cyangwa se imiryango y'aho ngaho yari iziranye urumva yari iziranye ku buryo twasaga nk'aho ndi nyakamwe ariko nkajya nyira bakumva ko ntago bahagarutse kuko njye nahoraga ngira ubwoba nanjye just nk'uko mbaje nahoraga numva ese bagabo ntago bazagaruka ko bazi neza ko eske baba babizi ko banyi cyangwa ntago urumva ariko nkumva ko babizi neza ko njyewe nanyuzeho ubwo nicyo kibazo nasige nkomeza ariko ngeraho numva ko aho bigeze birakubwira ati nari narabaye ikihebe nkumva ko nabirenze kuko ibyabaye nabirenze ibyabaye cyangwa se ibyo maze kunyuramo nibiba
kubera Imana bizaba, ariko nahoranaga nyine ubwoba. Ufata ikintu gisa nuko nagombaga kuva mu rugo kubera impamvu cyangwa se ibintu nanyuzemo, ariko njyewe ku giti cyanjye ntago nari mari. Nari narabaye nk'inyeshyamba, numvaga ko ngomba gupfa byange bikunde kuko bazaza, kandi numvaga ko bitazarangira. Jenoside yarangiye uri aho ngaho se? Numvaga ko jenoside itazarangira. Yarinze irangira ukiri aho mu nzu? We jenoside arangira mu nzu nijoro, muri iryo joro baraje, kuko yari amafamiye amwe aho ngaho mu Biryogo, burya buriya bose baraziranye, nawe ni umwe cyane kandi amakuru agenda cyane. Nari ndyamye saa 8 z'ijoro numva barakomanza. Umuhungu bita Madede arakomanza. Madede ni Interahamwe, arakomanze. We aracyafunzwe Mageragere. Abo bandi ba Karimu bagiye barahunze, bagiye muri Kongo, abandi baragira bagenda Mugesera arapfa. Ninde naye nkubwiye Yadina nigeze kumva ko ari i Burundi, amakuru negera kumva ko ari muri Dar es Salaam. Nibyo. Ubwo saa 9 z'ijoro nibwo saa 8 nibwo numvise badukomangira ngo mubyuke tugende. Turabyuka, turabanza turiyestara, turahunga, tumanuka. Sinzi niba ureba amashuri ya Maison de Jeunes en face, ujya ahantu bita haraganda kazamuka gutya kajya, sinzi ukuntu bahita aho hantu. Ubwo nibwo twafashe Nyabugogo umuhanda. Icyo gihe ubwo wagendaga abapfa bagapfa. Baratubwira ati dushobora kuba twerekeje muri Kongo. Ndavuga Imana ishimwe, ngiye mu rugo. Ahantu hongeye gura ikibazo ni mu Ruhengeri, byakubwiraga ni mu Ruhengeri hari hatarafatwa, hakiri bariyeri. Bakubaza uri suspect, bakakubaza wowe. Ubwo suspect ni ku giti cyabo, bafite ukuntu basuspectanga abantu, izuru, bafite ukuntu barebaga indicator zabo ukurikije nyine amateka cyangwa se inyigisho za ideology. Niho hantu nahuriye n'ikibazo mu Ruhengeri. Nafashwe kabiri, ariko mu Ruhengeri nafashwe kabiri. Turicara tuba benshi, turahaguruka, turongera turagenda, tugera ahantu abahinga ibyayi, sinzi ukuntu bahita ruguru. Nibwo nafashwe. Ndavuga ati noneho ahangaha ho ntabwo biza kongera kwemera, kuko abantu bari bamaze kuba bafata abantu b'imbarwa. Baramfata. Umugabo yavugiye ku cyombo rwose, ndakomeza, niyo yari style yanjye. Ndagenda, tukagenda turara mu nzira, turara mu mbeho n'iki. Byo wenda ntago mbibara kuko naremaze kubirenga, nkurikije nari mvuye. Wengera rero muri Kongo nyirizina. Ibibazo wagiriye mu Ruhengeri ni ibihe? Ibibazo nagiriye mu Ruhengeri, uretse ko wenda nagendaga nta roho nifitiye, ni ibyo ngibyo, kandi ngakomeza nkagenda. Uretse ibyo bibazo bibiri bigaragara ko antukiyo mba ndi muri circulation igihe cyose, cyangwa se agahe, sinzi niba navuga ati wenda nuko igihe cyageze, cyangwa se uburiyangiye niragiza cyane Imana, kuko niyo yagiye, kuko byose ntabwo byabaye ku ngufu zawe cyangwa ku bushake bwanjye, kuko abandi bose bagendaga mbareba cyangwa se, ariko uko nagendaga nuko nabonaga ngenda. Ngeze muri Kongo. Nageze muri Kongo
kwinjira ku mupaka byari bimeze gute? kwinjira ku mupaka byari gushyira intwaro hasi. Nicyo kintu nibuka. Abazifite nahitaga mbona ko bazishize hasi nyine ninjiye muri Kongo. Kandi ngiye wenda mu rugo mazi navuye mfite 13 urumva ko nari mazi. Ndavuga ati ngiye mu rugo. Ikibazo banza kirangiye. Winjiye muri Kongo. Kimwe cya kabiri cya roho cyaragarutse. Cyaragarutse ariko twasanze amafamiye yacu yabaga ahagaze ku mipaka arindiriye ko abona abantu babo akabafata. Nuko rero twageze baradufata, ndumva baradufashe twurira imodoka. Hari amataxi voiture twakodeshe taxi voiture, twagiye muri taxi voiture twurira imodoka tuhita tugenda mu rugo turoga turaryama. Waryamye nk'iminsi ingahe? Naryamye ntago naryamye kuko ubwenge bwanjye cyangwa se style ya neri yanjye yari imaze kuba kumenyera ko ushobora kuryama nyuma y'iminota 5 ukabura byutse. Ariko ikintu nakubwira cyo nuko naryamye numva ndasa nkaho mpindurije. Guhinduriza mvuga nuko numvaga ko ushobora kuba ibyo byakiriye. Ugeze muri Kongo ubuzima bwo bwagenze gute? Bwahise bukomeza nta kibazo na kimwe? Nibyo nkubwira niho mereye wenda bya bindi byabaye nk'inzozi. Byabaye nk'inzozi. Burya umuntu ni igitangaza cyane. Ni nacyo kintu buriya dushingiyeho kugira ngo tujye tubasha kwibuka. Cyangwa se hari abantu njya mbona muri iyi minsi surtout abantu bafite ijambo batarageza imyaka, nibo bagiye bagira nakunze ibitekerezo byabo bavuga ati ngo twige amateka yabayeho tubashe kumenya, twigishe cyangwa se bitazongera, cyangwa twirinde, cyangwa se tubihe indangagaciro kabyo. Narahindurije mu mutwe, narabyutse ngira ngo bya bindi byari inzozi. Au contraire nibyo kuri, urumva nibyo kuri. Turoga twambara neza kuko ndumva icyo gihe umwambaro wari umwe. Sinzi wenda no ku bandi bose ariko nge nambaye umwambaro umwe rwose. Umwambaro wari umwe, wari warabaye mubi. Nafite ikabutura y'umweru. Ikabutura y'umweru yarabaye gutya, nabonye ibinani kuko wicaraga hano hose yarahindutse gutya. Nambaye ikabutura y'umweru. Turoga turarya baratugaburira. Hashize iminsi mikeya, icyumweru nibwo twahagarutse mu Rwanda. Mwumva amakuru ko jenoside yahagaze? Yahagaze. No amakuru twari tuyazi kuko twari amafamiye. Hari habaye ku itariki zingahe mugaruka mu Rwanda? Tuge wenda muri iyo minsi 100, icyumweru kimwe. Kuko kugenda Kongo twagiye iminsi 2. Twagiye iminsi 2. Ubwo nibwo twagarutse mu Rwanda, twese twambuka. Jenoside iraba irindi irangira nta kibazo na kimwe uyigiriyemo? Njyewe ikibazo nayigiriyemo, ndavuga kuri wowe ku giti cyawe, ku mubiri wawe, batakurashe, batagutemye, bakubiswe. Urakoze cyane. Wenda nari naharenze kuko naba emotiona, cyangwa se roho yanjye ntago yakiriye ahantu narindi. Ntago nabashe kukubwira wenda ubu ngubu aho iyo umuntu atuje, iyo ugize ufasha akanya ukaruhuka roho ikabyakira, uragira ugira ikintu ugarukaho ukagashyiraho ijisho. Warumbwiye ati nta kintu wabaye, ariko burya narapfuye. Wapfuye gute?
narapfuye kuko amateka ya jenoside cyangwa se ideoloji yayo nyirizina cyangwa se izina ryayo icyo rivuze ko ari umugambi uba wateguwe kubera ubwoko, kubera ukwemera cyangwa se ibindi bisa nkabyo. Bivuze ko aho nari mpagaze kuba nararekuwe, kuko nge ndi umuresikape nacitse ku icumu, ntago navuga ati wenda narahizwe, ati narahizwe sibambona cyangwa se nagira amahirwe yo kutagaragara cyangwa se umugambi wabo. Umugambi ni umugambi. Ngivuga icyo navugaga, icyo nshaka kugira ngo ubwire nuko urambaje ati ndakubwira ati burya narapfuye, ati wapfuye gute? Kuba narahagaze agashyira mu bikorwa ibyo agomba gushyira mu bikorwa, niyareka ngende nkacika icumu, njye mbibaramo nk'urupfu. Kuko nk'abemera twebwe wenda uretse wenda muri iyo kadiri diplomasi, muri kadiri religieuse barakubwira ati ayo ugambiriye roho uba wishe ireme, kuko roho ni ireme Imana yaremye. Nanjye icyo navugaga nuko ngo jenoside yatangiye uri mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo, iraba unyura muri izo nzira zose zigoranye mpaka usubira muri Kongo, mpaka ugaruka mu Rwanda, ariko nta gikomere wayigiriyemo. Igikomere cyo ku mubiri nicyo mvuga. Igikomere nta gikomere nayigiriyemo uretse roho. Igikomere cyari kuri roho. Igikomere cyari kuri roho, kucyerekana nyirizina ni aho nakikwerekera. Nuko nakubwira ati amateka avuga ko kubera ko waciye muri iriya nzira jusqu'à maintenant, kiriya ni igikomere. Bivuze ko igikomere burya njye nabaje icyo igikomere ku mutima. Ndashangubwire ijambo, abantu bose bafite igikomere ku mutima. Igikomere nyirizina ku mutima ni uguhura n'iyo nzira. Nibyo nkubwira ati igikomere ku mubiri ntacyo mfite kuko nacitse ku icumu, nicyo bisobanuye. Ariko ndagira ngo ubwire igikomere kuri roho, ndagira ngo isobanure uko nakigezeho. Buriya kwibuka no kwiyubaka ni umuti w'igikomere kuri roho. Jean Paul aka Mwisho, reka tugushimire kubw'umwanya wawe wafashe ukatuganiriza. Tugushimire ku kiganiro cyiza twagiranye, ku mateka utuganirije udusangije, tugushimire kuri byose tuvuganye. Ariko nanone mbere ko dusoza ikiganiro ndagira ngo ufate akanya gatoya utubwire ikintu kikuri ku mutima tutavuzeho, ikintu kikuri ku mutima tutaganiriyeho, niba ari cyo kikwerekeyeho, niba ari icyo wabwira abanyarwanda bose muri rusange, nimba ari icyo wagenera umuntu ku giti runaka, niba ari kanaka ushaka kubibwira, ikikuri ku mutima wumva ushaka kuvuga. Mu kanya gato dusigaranye reka tuguha akanya ukivuge. Undi wenda nasorezaho ku giti cyanjye nuko navuganiye, antuka ikintu bita gukomeretsa no gupfobya ni ikintu kibabaza roho, kigatuma utiyakira, kandi turi kwibuka tukaniyakira. Nk'uko ushobora kukubwira ni ahandi kuba wambwira ngo ngiye gusubira mu Biryogo, ndi kumva ari ahandi hantu ngiye kujya, cyangwa se ngiye gusubira muri ya mateka twavugaga yagiye ategura ibihe. We ni nabyo navugiye ku ruhande rw'iyo nani rwa colonisation, kuko abantu benshi bagiye bashaka kwitiranya amateka y'abazungu, ukabona arashaka kuyafatanya n'itegura rya jenoside. Itegura rya jenoside jenoside irategurwa kubera ubwoko runaka. Akoze
Jean Paul reka ngushimire kubw'umwanya wawe no kiganiro cyiza twagira utaha ndifuza kuzagirana ikiganiro cyiza nk'iki nawe bakoze mugire umunsi mwiza kandi uzakomeza ugira inama cyangwa se ibiganiro kugira ngo tubashe abatabona neza babashe kubona n'abirengagiza kumva amatwi azibuke ya murakoze cyane bakoze